Yes, bakunzi ba KJTV Rwanda tuje kubabwira ibihugu 10 bifite pasiporo zikomeye ku buryo umuntu ufite iyo pasiporo bidasaba ko asabwa visa kugira ngo yinjire mu kindi gihugu. Igihugu cya mbere ni igihugu cya Singapore. Iki gihugu iyo ufite pasiporo yacyo winjira mu bihugu 190 batagusabye visa. Ikindi gihugu ni igihugu cy'Ubuyapani, ho rwose kiri hafi cyane y'igihugu cya Singapore. Iki ngiki ushobora kukifashisha kugira mu bihugu byinshi cyane nta visa. Ibindi bihugu ni byo ku mugabane w'Uburayi harimo igihugu cy'Ubudage, igihugu cy'Ubufaransa, Ubutaliyani ndetse na Espagne. Umuntu ufite izo pasiporo z'ibyo bihugu ashobora kwinjira mu bihugu 180 adasabwe visa. Ibindi bihugu biri ku mwanya wa kane ni ibihugu bigera muri 4, ni South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo, hanyuma tukagira na United Arab Emirates, tukagira Finland ndetse na Sweden. Ufite pasiporo z'ibi bihugu nawe yemerewe kwinjira mu bihugu bigera mu 170 adasabwe visa. Hanyuma wakibaza ngo ese u Rwanda rwo urumeze rute? U Rwanda pasiporo yarwo ntabwo iri mu zikomeye, ariko ku mugabane wa Afurika ni kimwe mu bihugu bifite pasiporo nazo nziza cyane, kuko nibura umuntu ufite pasiporo y'u Rwanda ashobora kujya mu bihugu bigera mu 100 cyangwa se biri munsi yaho gatoya atasabwe visa. Hanyuma icyo ukwiye kumenya kandi nuko igihugu kugira ngo kigire visa cyangwa se pasiporo ikomeye bigusaba kuba wajya mu bihugu byinshi cyane udasabwe visa. Visa rero ni uruhushya rukwemerera gutura mu gihugu runaka by'igihe gitoya cyangwa se bitewe n'impamvu z'akazi. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KJTV Rwanda, tuzajya dukomeza kubaha utuntu turyoshye nk'utu.